bikura umubyeyi avaho nyine akabyumva akakiyakira ariko mbivuga kubera ko ntabwo ari ababyeyi bose bumva ko nyine babaye successful n'ibyo abana babo bakora. So rero urumva filime twabonye nta kintu bigeze barenzaho nyine, ubwo urumva baravuze bati ngayo nguko uko byaje nuko n'ibindi bisanzwe biza nyine donc ntibabitindaho. So ntekereza ko nta kintu byigeze byangiza mu rugo n'ubundi bisanzwe. Yes. Kugeza amaginga ya se wenda waba uteganya kuzashira filime yawe hanze, wenda uretse gukina mu z'abandi ukavuga uti nanjye mfite project yo kuzakora filime yanjye? Ikibazo cyiza cyane ni donc gukora filime ni projet ndende, ntabwo ari ikintu umuntu ashobora guhitaza ngo abeshye abanyarwanda ngo ibintu ngo nzabikora gutya ngo ni ibintu bisaba gutegura. Abanyarwanda twarasobanutse turashaka ibintu biri kuri standard, byiza, bifite ishusho ryiza, biryoshye, bimeze neza. Iyo bije muri forme ya comedy, gerageza n'ubundi bize biri comedy, bigaragare n'ubundi ko ni ya financial rero. So ni inzozi, ni icyifuzo. Ntekereza ko mu minsi iri imbere kuko nahoze mbivuga ko mfite projet wenda ngenda ndebaho mvuga nti uyu munsi bimeze gutya bitewe naho wenda tugeze ngiye gukora kino kintu. Nabyo ni ibintu burya gukora filime bisaba ko nyine uba ufite nk'ikintu bita izina. Niyo mpamvu rero nsirikira nkavuga nti ejo ndi kwa kanaka, ejo ndahangaha ndi muri filime yiningi, cyane ko ari n'izigiye kuzasohoka noneho ndimo abantu bazitege ni nyinshi. Ariko noneho nkavuga nti donc niba ndi gukina muri iyo filime, influence ndi kuhakura, influence ndi gukura kwa Kiki Empire ingana gute? Ese aba bantu bashaka kuza bakanshyigikira bya nyabyo cyangwa se nabandi kuri 44 ndiho? Urumva rero ibyo yose ni imibare, nibyo gutekerezaho kugira ngo uvuge uti mfashe risk yo kuvuga ngo donc ngiye gukora, ndabyemereka filime nyikore. Biri muri projet ariko none ntago navuga ngo namaze kubitegura neza. Kugeza maginga ya wisanga noneho Isherina yabaye icyamamare, ubuzima bwo ku ishuri no kubuhuza no kuburi icyamamare, ibyo bintu ntago abanyeshuri bagenzi bawe wenda ubona nko muri society ubamo bigira wenda ukuntu utinya nko kuba wahagarara nk'ahantu hari abantu benshi bivuga uti batavuga ngo ni wa wundi ukina muri filime wa munyamakuru? Ubuzima bwo ku ishuri no kuhuza n'izina ry'icyamamare ryo kuzamuka. Cyazo cyiza cyane. Kiki ntago ndi icyamamare, ntago ndi icyamamare. Ntekereza ko no kubibona ko muri comment ari kubivuga bati ubona ubwa mbere tumubonye ntago tumuzi. So rero ashobora kuba yambona muri filime nakinyemo wenda bitewe n'ukuntu ari insa nambaye se what agahita amenya. N'ubuzima bwo kwishuri n'ubwo ngubwo. Ntekereza ko niga muri level 1 muri university naratangiye gukora filime, ariko narinze ngera muri level 2 abanyeshuri bataramenya ko nkina filime. Sinzi niba ari ikibazo cya network, ariko nyaboneka abantu mwatapinze ko nta kindi kintu mbasaba no gukora muri screen ya telefone yawe, si niyanjye ni yawe gusa. So rero ntabwo ntekereza ko iyo badatapinga ni ngiye nyine bahera babwira ngo abantu banjye nibatapinge for real. Mwamfashe mugatapinga abantu mufite Erikson waje uriyicarira ntushaka no gutapinga, kandi pano iriho abantu nyine bisabwa kugira ngo dutapinge. Urumva rero ibyo bari ikibazo. Jean-Luc gutapinga biratureba twose, twihangane pe dutapinge nicyo kintu dusabwa. Isherina uri kunyumva neza noneho ubu ngubu? Yego ndimo kukumva. Abantu batapinge rwose niba ari byo ushaka gutuma network isa neza. Niba ngo iyo ubu ngubu urumva ko uranyumva neza? Yego cyane. Nukuvuga ngo rero iyo abantu badatapinga TikTok nyine ititwaka network yayo, kandi gutapinga nabwo buri mu ntago ndi kumva impamvu zabyo. Ese ubundi murajya he? Muranyizwa n'iki ko eyo jazz hano kagiye kudukubita imiziki none hano mukumirwa? Isherina, yes, nari nyikubaza ndavuga nibyibuze like
umunsi wa none uti ntago ndamenya izina mfite, ntago wenda ndafata decision kuvuga ngo nakora filime yanjye byagenda gute, ariko se biramutse bibaye ngombwa whenever ibyo bintu bitekereza ko isa n'isa ushobora kuzashira filime yawe hanze. Yeah, of course. Great. Aho ngaho rero nicyo kintu nibaza nkavuga nibyibuze wenda iterambere ryawe none uburyo bwo kuvuga uti ugiye gusoza kaminuza usoze nusoza urateganya kuzahita ujya mu bintu bya filime cyane kurushaho cyangwa uzagushaka akazi nk'abandi bana b'abakobwa ibintu bya filime ntabwo urabyizeramo? Nta kintu kitakubeshaho kameme, ari uwize bicamo, ari kwikorera bicamo, aba influencers babishimangiye turababona, ariko ntekereza ko nzashyira imbaraga by'umwihariko mu itangazamakuru cyane, burya ko ari byo na prefera cyane, so nzabishyiramo imbaraga, iyo filime nayo nyirebeho n'ibindi byinshi cyane, n'akazi kaje kuko ibyo nigiye nako ntabwo nakanga nagakora, turimo dusaba gukora cyane kandi tugakora day by day. Wenda tuva kuri icyo ngicyo muri Ines hari undi muhungu wanjye witwa Ravi akiga muri Ines. Ravi waba umwibuka? Ndamuzi, twanakoranye ikiganiro hari niba ndibika neza. Yego. Okay. Nigeze muhura? Twarahuye, twakoranye n'ikiganiro, ibyo nari maze kukubwira. Yego. Ikiganiro mukorana ikiganiro wiyumvaga gute? Abasitari bageze muri kaminuza hari ku ishuri basa nk'abantu none umuntu baza bakora mu biganza, of course, kuko wasanga icyamamare kazi kiba cyicari hariya mu kigo. Byaranyoroheye cyane byari. Ishi? Yes. Byaranyoroheye kubera ko urumva Ravaneri nagize amahirwe yo kuba tuziranye, anzi nanjye muzi, urumva rero connection yo gukorana byaroroshye byatari. Ni n'inshuti yanjye uyu munsi wa none, so byahise biba nkaho nyine bihuye, yari mw'itorero Ines Ruhengeri ribyina, urumva rero iryo itorero n'ubundi nagombaga kuryamamaza kugira ngo abantu barihe n'akazi, ibyo byose bigatuma tuba connected cyane, turi no mu mwuga umwe, bituma noneho byoroha. Hari ibibazo nka bibiri. Hari ibibazo nkunda kuba hari ibibazo nkunda kubaza mu buzima busanzwe kugira ngo nyine like biri so funny, ariko kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa nyine n'umutumirwa, barusheho kuryoherwa n'umunyamakuru ubaza ibyo nibazo babiri funny cyane. Witegure hano ngiye kubaza ibibazo biri funny cyane ku rwego rwa nyine ruri funny. Ishorina. Yes. Uramutse usanze boyfriend wawe ari kumwe na mama wawe ni urugero, ariko ugasanga baricara nyine bigaragara ko bari kuganira ibintu bitari imishinga ahubwo bari kumaze nk'abari guteretana, wabyitwara muti? Ntago ibyo bintu mama byamubaho, ariko ntekereza ko burya muri life y'umuntu ukuntu azabaho n'ukuntu ibintu bizagenda biba biri muri plan. Usibye isengesho ryose ushobora guhita rihindura ibintu Imana yapanze, ariko ntekereza ko nta kindi kintu gutuma hahinduka ikintu Imana yapanze. Ntangira live nakubwiye ko ngewe nizerera mu Imana, ndasenga cyane, ndanakijijwe. Donc rero kubona nk'icyo kintu kimbayeho ntago cyanungu nk'umuntu usenga, abantu bakishijwe muri comment batubwire, nabibona nyine nkabibonesha amaso, nkabona ko byanze bikunze bifite ikintu bisobanuye nk'umuntu usenga. Donc ari nyine Imana ishaka kugira ngo inyereke, ntago rero byantera ikibazo rwose kubera ko ndakomeye mu isengesho, ibyo nabibona bikanahita. Usanze boyfriend wawe aramutse arwaye, wakwemera kugurisha telefone yawe kugira ngo avurwe? Ari option yonyine usigaye ukava kuri network. Boyfriend wawe akarwara, telefone yawe wakwemera kuyigomwa ukayigurisha kugira ngo amafaranga ari buvemo boyfriend wawe ayakoreshe yivuza? cyane. Ikibazo cyiza cyane. Buriya ndamutse usibye no kuvuga ngo boyfriend,
niyo yaba ari Mm. n'undi muntu na boyfriend wanjye ndamutse mbonye hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi mfite uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo kuba nagira ikintu nkora kugira ngo mugarure ubuzima asubire bumuntu yongere abe umuntu Mm. ibyo na telefone mfite n'eshatu nazitanga ariko nkakiza amagara ye kubera ko amagara arasesekara ntayorwe urumva ntekereza ko donc kugarura umuntu ubumuntu nta kintu nta nubwo wanagereranya ibyo bintu kwanza kubera ko ubuzima ni ubuzima nyine. Wow. Sherina nawe ndagira ngo ikiganiro turi kugirana kize kurushaho kugenda kiba fani no kuryoha noneho kugeza amaginga ya ni ikihe kintu Sherina yanga mu rukundo umuntu bakundana nagomba kumenya akavuga ati iki kintu buriya niyo ngikoze umukunzi wanjye buriya aba yababaye cyane ni ikihe kintu Sherina yanga mu rukundo? Ntabwo ngiye kuza ngo mvuge ngo nanga umu boyfriend ushaka kunshitinga n'urugero kubera ko gucitinga birashoboka ashaka kunshitinga nta n'umukobwa wanabikunda ariko buriya uramutse unshitinze simbimenye akaba ari nk'ibintu bishobora kukavaringa bishobora kuba byakubayeho bigutunguye wewe making ashobora kuba bitari bungereho gusa ntari bubimenye. Uramutse unshitinze rwose simbimenye sava ikibi gishobora kumbabaza ni ukunshitinga ukamakinga ashobora ko nabimenye ko anshitinze apart from that ukongera noneho ukanabinsuzuguririramo ko unshitinga sinzi kumva ijambo kubinsuzuguriramo donc ni nko kuza ugacitinga umuntu ukongera ukagaruka wowe se ubundi iyo wireba ukabona face yawe ukabona mind yawe uba ubona ubundi hari ikintu donc hari ikintu navugana nawe nugenda uriyazaza donc urumva harimo agasuzuguro kamutera. Yes. Aramutse rero ibyo nabikoreye ku ruhande mu maso simbibone it's fine ariko muri rusange urumva cheating iriho n'agasuzuguro cheating yuzuye nyine kamere ntago aho biba byapfuye cyane nabimenye ntago. Excuse me. Sorry. Nakubwiraga ni wenda aho ngaho ikintu cyo kuba umuntu yagushitinga byo birumvikana ugihurira n'abakobwa benshi none kubera iki nyine like icyo kintu ari cy'abakobwa bahita batekereza wowe ushobora gushitinga boyfriend wawe? Unabikora nanjye navuga ntabwo wabikora ndamutse mfite boyfriend rwose cheating yo ntabwo nshaka kuyikora. Abantu bari hano niba hari umuntu ufite ikibazo hari umuntu ufite wenda abafite icyo bumva bakubaza umwanya n'uwo abantu banje bifuza kubaza Sherina mwamwumvise mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza twagiranye umwanya n'uwanyu kabisa mu mubazi. Shema Rick, hi my brother. Shema, we muting. Hi bro. Umeze neza Rick? Namor. Ariko Shema Zibute. Sorry Shema, Ivan. 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 Umeze neza? neza kabisa. Nakubazaga. Okay, great. Nice to meet you my brother. Hari ikibazo wumva wabaza umutumirwa wacu se? Namubaza ntarebe nimba nta kibazo kabisa. Nta kibazo rwose mwambaza. Bana mubaza. Buriya hari ibintu nyine maze iminsi nibazaho cyane. Buriya byashoboka ko wenda waba ufite nk'umugirlfriend urumva wenda mwajya mupanga nko guhuza akakubwira ati wapi amasomo se cyangwa akazi kaba katumye mbura mpuga wamubaza ati kubera iki se buriya no muri weekend se cyangwa n'igihe udafite akazi gusanga guhuza nawe aba ari danje akakubwira ati ngo buriya ngo abantu birirwana se cyangwa abantu bahuza cyane ngo batandukana vuba urumva aho hantu nta kibazo kirimo. Ikibazo cyiza cyane experience nke mfite mu rukundo ukuntu ruteye rugira ibyiciro bibiri.
hari icyiciro kimwe kigirwa n'umuntu, niba ari umukobwa n'umuhungu bakundana, icyiciro kimwe kiba kiri ku muhungu, ikindi cyiciro kikaba kiri ku mukobwa. Urumva iyo mukirimo gukundana muri relationship, mumeranye neza, mwishimye, what ibintu byose biri kugenda neza, urumva bya byiciro byanyu biba byihuje, urumva noneho muri mu rukundo rwa nyarwo. Kuri side y'umuhungu rero hari ahantu agera agasa nkaho ananiwe mu rukundo, n'umukobwa nawe akabibona, ukabona umusore yaguhamagaraga message, uri hehe, wariye, wanyoye, nyine ukabona ibyo bintu byose yabigabanyije neza. Ukabwa ni umusore ashobora kuba afite wenda undi mukobwa ashobora kuba wenda arimo gukunda nkaba nabizi. Urumva n'umusore nawe aba afite izindi nkumi kamwe zimwandikira zimubwira urarenze iki, sometimes umukobwa wenda bakunda ntanabimubwire. Cyagiye rero donc ikintu cyo gisabwa n'imbaraga z'umukobwa kugira ngo noneho agarure muri ya mudu wa muhungu bakundanaga nawe. Uzi ko byo kintu nawe rero niba uri kubona ufite inkumi muri gukundana muri donc imbere yaho byari bimeze neza, ariko noneho utangiye kujya umuhamagara ukumva oya rwose ntabwo ndi kubikunda, uwo mukobwa ni muri cya gihe cye nawe cya kindi nakubwiye umuhungu yari arimo cyo kumva nyine ageze akumva nyine urukundo nta n'ikintu rumumariye, akumva acitse intege, akumva yaguhararutswe, akumva n'ibiki byose, sibyo? Uri kunyumva? Rero niba umukobwa wenda ari nka story yawe cyangwa se ari wubarije, jya muri ya situation umvuga uti uyu muntu noneho ninjye ukeneye imbaraga, ninjye ugiye kuminjiramo agafu donc mu rukundo rwacu, wongere uterete bundi bushyashya, wongere uhabe message zibe nyinshi, nakubwira ngo guhura wapi unamwihorere sometimes, ariko nyine keya zibe nyinshi, birongera bikazenguruka ugasanga noneho n'ubundi mwongeye kuba wa wundi umwe batangiye tuvuga, bikongera bikaba bishyashya mukamera nkaho nyine muri mu birimo neza byatari. Iyo ni experience nke mfite musharinze, uyikoreshe ugerageze, hanyuma uzambwira next time wenda nagarutse. Ewana thanks kabisa. Thank you. Iva akaba aribarije. Shema hari ikintu umva wabaza umutumirwa wacu? Shema aratwaye. Kwizera uno murundi kazi w'umushuti wacu cyane, umwe uri muri Arabia Saudite. Kwizera haye. Kwizera. Oh sorry. Iradukunda n'undi muntu wese wumva ashaka afite ikibazo yabaza, mbere ko tuba twagira wenda twavugana iyo jazz gato. Isherina niwe wari umutumirwa wacu uyu munsi wa none. Isaha y'umutumirwa hakora rwera ku isaha y'isa 1 ukageza ku isaha y'isa 2. Before yuko bari kubaza iki ko ari fo. Iradukunda. Okay, wamubaza naribi. Mbega iki kibazo kiri hard cyane, ariko burya ntekereza ko nubwo abantu birengagiza bakavuga bati ibi bintu rwose nta birenze ntaki, ariko burya umuhungu mukundana watangiye kugucitinga mukiri gukundana, ntekereza ko abatari ibintu ushobora kuba bimugwiririye. Ntabwo rero umuntu ashaka kukwereka ko yagucitinze mukiri muri relationship, mukiri gukundana, ngo uhite udesida ngo uvuge uti uyu muhungu ngo nzamurwaza, ngo nyamara ngo azahinduka. Ntabwo bishoboka. Umuhungu wancitinze, umuhungu wankubise rwose, ntabwo nzi ko nashobora kwakira ibintu. Urukundo rugira ibyarwo yego, iyo ururimo nyine rugutegeka uko rubishaka, rukakuyobora uko rubishaka, ariko wancitinze nkabibona cyangwa se ukankubita nkabyumva ko nyine nkubise ari ibintu wagambiriye, ntago twakomezanya. Okay. Erikson, nta kindi kibazo wamubaza? Sorry gato, phone ishobora kuba igize niba ari umuriro hano. Mbizi ariko gato reko ari buze kugaruka gatoya. Iyo jazz aracyari hano. Isherina mu gihe tukimutegereje ka turebe ko iyo jazz. Isherina uri kutwumva?
kubumva ahubwo uriya wundi wo ku ruhande yarakirimo Sherina kuvuga sinzi. ntabwo muri Oh, kunyumva Sherina uratwumva? yes ndi kubumva Okay, neza turakumva none ubu ngubu. Mm. hari uriya wo ku ruhande yarakirimo kubaza Hari undi muntu, okay, undi muntu wese wumva afite ikibazo yabaza. Mm. Kiki Yes. Mm. Yeah, merci beaucoup. Yeah. Erikson ndumva nawe wenda ibintu anabajije nabifiteho n'amakuru n'inama nziza, ariko Isherina niwe mutumirwa wacu tugomba gukomeza kugenda tunabaza ibi bibazo. Isherina turaza kwibanda mu rukundo kubera ko kuri Kiki Empire tugira content y'urukundo tugiye kuza gukinaho nge nawe akantu gatoya. That content was very amazing, uze kuza kuyumva akantu nyine. Dupfiki ko nzaja nzamuka ngo bikunde. Oh my god, umutoni zamuka birakunda rwose. Isherina uri kunyumva noneho? Yego ndi kukumva neza cyane. Oh, great. Undi muntu uri hano wifuza kuba yagira icyo yakubaza nawe rwose azamuka kubaze, ndashaka kugira ngo noneho like before yuko abajama kandi ka bonus track hagira ibibazo byose bibe bisubijwe, wumva agashaka kubaza akubaze. Before yuko dukora bonus track ya game yacu, Isherina atubere muri game nyaboneka. Mutoni banza umflowing birahita bikunda ngo link. Okay. Hari umuntu twatangira ufite ikindi kibazo yabaza Isherina? Before yuko dukora bonus. Namunyutunge. Okay. Isherina. Yego. Isherina abantu bari hano batapinge nkwereke game tugiye gukina. Yeah. Ngewe urumva like ndabikunda ubu kubona umwana w'umukobwa watinyutse agakora ibintu nk'ibyo wakoze n'ibintu bikaze byatari. Ndakwifuriza kugira ejo hazaza heza kandi no kugera ku nzozi zawe zikaba impamo. Ndi umusore like wakwifuza kubona umukobwa w'umurwanyi nkawe tukajya mu relationship cause nanjye mba numva nabindwanyi, ariko noneho nkaba yandwanya ifite indi kurwanira, umwe yarwanira amajyepfo undi akarwanira amajyaruguru, umwe yarwanira ibumoso bw'undi akarwanira iburyo, kugira ngo tuzahurize hamwe umuhigo cyangwa se intsinzi yacu ibashe kwaguka. Umukobwa nkawe ukoresha imbaraga zimeze gutya, umuhungu witeguye kuba yagukunda arasabwa iki nyine? Kuba ari umunebwe, kuba ari umukozi, kuba ari romantique, kuba afite amafaranga, kuba afite akazi adono, ibyo byose ni umuhungu witeguye kuba yankunda. Ashobora kuba ari umuhungu ukijijwe, ikindi utuje muri we azi icyo ashaka. Ikibazo cyiza cyane. Ibyo bintu byose, umusore muremure, umusore ufite amafaranga, uzi gukora, umusore gutya, ibyo bintu byose uvuze ugasanga noneho uwo mubanye cyangwa se uzasanga nta na kimwe yujuje. Donc ibyo birashoboka. Gusa ariko nanone ntibikuraho ko umuntu agira ibyifuzo n'ibyiyumviro. Ntago nshyira amananiza ku musore uko yaba ameze kose, gusa njyewe ikintu ndebaho ni mind y'umuntu. Donc atekereza bingana bite? Yeah. Nyuma yo gutekereza akunda gukora bingana bite? Kubera ko burya biragora gusharinga ubuzima n'umuntu udakunda gukora kandi wowe wundi ukunda kubikora. Sometimes iyo bigenze gutyo, iyo haje umuntu udakunda gukora ukunda gukora uravunika. Bibaye byiza rero yaba ari nk'umuntu nyine uzi gukora umushakashatsi, ntago nitaye ukuntu yaba asa, ntago nitaye ukuntu yaba ngana indeshyo cyangwa iki, oya
we donc kuba afite mu mutwe afite mind akunda gukora akunda akazi ari umuntu nyine w'umushabitsi mu yandi magambo abanyarwanda baranyumva cyane ari umuntu uvugiye muri utu hano ariko burya kariya kantu nkafashe nkakagurisha ntago kabyara kandi ariko se buriya hari ahantu biti donc ntaba ari umuntu uri pose mu hantu hamwe niba wenda n'urugero afite kariyeri runaka wenda afite shop se ngo yumve nyine ko ari bwicare muri shop gusa oya aba ari n'umuntu uri mu matara uri mu kiyede mbese ahantu hose nyine aba ari umuntu uri active urumva mind yo igomba kuba yagutse bya hatari ntekereza ko rero uwo muntu ameze uko nguko anasenga donc bya bihagije by the way n'abakobwa bandi banatubwira ntekereza ko ku mukobwa uwo muntu aba ahagije nge navuga nti byibuze like uwo musore umeze gutyo wifuza ndamukwifuriza ariko noneho Sherina tugana ku musozo ndakwifuriza ko inzo zawe zibimamo watubwiye ko in the future time you plan kushobora kuzakina filime turabikwifuriza turakwifuriza gusoza amasomo neza ibintu bikamera neza cyane kurushaho Sherina nukuri ni by'agaciro kwitabira ubutumire bwacu kandi nukuri nawe niba hari message wifuza kuba watambutsa wenda hano nk'umutumirwa twari dufite uyu munsi wa none kabisa wayitambutse umwanya no wayi munota nk'eshanu cyangwa se n'indi yose wakwifuza murakoze cyane kintu navuga ndashimira ko mwanyakiriye neza abantu badukurikiye bakakurikirana biba bigaragaza ko nyine conversation mwagiranye yari iryoshye kandi banayihaye attention ikindi kintu namwe ndabashimira kiki kubwo kwitamo mukavuga muti reka tuzatumire uriya mwana w'umukobwa ntabwo ntekereza ko ari abantu bose ugenda ugahitamo gutyo ntekereza ko hamagara umuntu bitewe nuko uzi ko hari icyaje kubwira abanyarwanda so that's why rero nawe ngushimira byo mwihariko ikindi mu Rwanda abanyarwandakazi mwari kuri iyi live muri abantu benshi cyane b'umumaro kandi mujye kuri Sherina TV mukore subscribe share na comment mujye kuri TikTok mu following Sherina ngira ngo muri kuribona niririya rwose nta kindi kintu cyongeraho kuri Instagram naho ni Sherina Kamikazi naho mu following kugira ngo noneho wa munsi batantumiye hano ndi ni wanjye tujye tugerageza guhanahana amakuru tujye tugerageza kuganira noneho nyine twungurana ibitekerezo ndabakeneye ariko none nanjye ntekereza ko ndamutse mbahaye ibitekerezo donc byubaka bidasenya ntekereza ko byaba ari ibintu byiza ndumva ari ibyo ngibyo Theo murakoze asante cyane Sherina Kamikazi w'abanyarwanda rero niwe mutumirwa w'umunsi Sherina tugana ku musozo tugira game bita Meet Me ni game ikinwa n'umuhungu n'umukobwa nakwifuza kubona dukina na this game uyu munsi wa none ariko sinkubeshe rwose sinzi niba igame yumva game ndagusobanura amategeko n'amabwiriza ubundi dukine game ho gatoya ubundi murekure twigendere nta kibazo rwose ndi tayari game yacu ukuntu iteye nk'umuntu usanzwe ukina sinema tuguhuza n'umuhungu akakubwira amagambo meza y'urukundo yakubwira amagambo meza y'urukundo akagukora ku mutima she's win abikora mu minota itarenze 5 mukactinga nk'abantu bari mu rukundo niba kwise my husband my wife my sweetheart like tukareba ko umuntu ashobora kuba yashobora gutetesha umukunzi cyangwa se yamubwira amagambo meza y'urukundo akabikora ariko ari muri game bidasobanuye ko kuba ari muri game uwo muhungu nyine ibyo binakora nta zindi ntuzaba yemerwa ariko ni game dufite bita Meet cyangwa se hura nanjye hamwe ushobora kubwira umuntu amagambo meza nyine bigatuma ahinduka mu byiyumviro byakagira ukuntu yiyumva nk'umuntu nyine like ibyo bintu biri kubaho. You ready to pray or not? N'umukobwa arasubiza se ujya wikiriza ugasubiza ariko ntabwo ubazwe nyine we usubiza bijyanye n'ibyo akubwiye. Okay, ntabwo mpike cyane ariko nanone I can try. You try nk'umwactrice mwiza abantu batapinge umuhungu ugiye gutangiza game it's called Kiki. Okay, ready? Of course I'm ready. Hi baby. Hi.
Hi. Hi. Hi. Sherina, hi. Ntabwo uri kunyumva. Hi. Ndi kukumva, gutya uriho nkumvise. Hmm. How are you? I'm good. And you? Umeze neza? Uri kuvuga nk'umuntu wagira ngo Even me, I'm good. Ariko What? ntabwo uri kunyumva. Utari kuvuga bite? Nicyo Ntabwo uri kibazo. kunyumva. None ndi kukumva. Ndi kuvuga ntabwo uri kunyumva. Ndimo kukumva. Oh, sorry for me. Hi. 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 How are you? I'm good. Buri musore wese wifuza gutera imbere yakwifuza umukunzi w'indwanyi nkawe. Ni ukuri sinkubeshe. Like njye nagukunze. Sure. Sure. Undegeze. Ubwenge usubizanya, purpose ufite n'uburyo ubikoramo, like nisanze nakunze umuntu ntazi, ariko disi umbabariye umutima wanjye ugatuza ugatura iwawe, natunga ngatunganirwa maze ngaturiza iwawe, maze najya nicura nkakubona iruhande rwanjye, ngashima Imana yantuje mu ijuru twituraniyemo njye nawe rukundo. Yego kusuga aya magambo njye uri kuyabwira umuntu ubonye bwa mbere we cyangwa ahubwo hari undi uri kuyatumaho. Sinavuga ko hari andi magambo, ariko disi buriya ubwiza ufite uko nabubonye ni karemano kandi ni natirere, ariko disi Imana ibaye itabaho nakwemera ngasenga wowe, ariko ntuzigere ujya kure yanjye n'umunota umwe. Wasenga njyewe? Imana ibaye itabaho nakwemera ngasenga wowe, mwamikazi w'umutima wanjye. Iyo mitoma ndabona atari iy'ubusa rwose. None se musore mwiza, ndamutse ntafite ubwo buranga byagenda bite? disi nakubonye, ubwiza bwawe bumurikira mu mutima wanjye, maze amaso yawe meza akongeza mu mutima wanjye, maze umutima wanjye urafungura, ahubwo unyemere n'ibikunda winjire umpe gutuza maze numve ntekanye, kubera ko ntagufite nta buzima. Ntakwanga ko winjira. Papa? Urufunguzo ni we nduhaye, icyo gukora uracyumva, ariko disi unyemereye nakurinda kubabara, maze nkakwibagiza abakubabaje, nkakuba hafi ubuziraherezo, maze nkagukundwa akaza nkakugira umwamikazi w'umutima wanjye. Ni ukuri kugutuza mu mutima wanjye niyo gahunda, ariko disi humura, isezerano nguhaye ni ukuri sinzigera ngutenguha cyangwa ngo nkubabaze. None se bite byawe ko ntumva njye ntababaye, ko nta n'umuntu wambabaje? Disi si ni nziza, ariko Imana ikaba igitangaza. Ni ukuri nanjye ubu mbasha gusobanukirwa impamvu naje ku isi. Impamvu yanzanye ku isi ni ukugukunda no kugukundwa akaza mukobwa mwiza, mwamikazi w'umutima wanjye. Basi wanyemera nkakubera ingabo ikurinda kubabara, izakurinda kwicuza. Mbwira icyivugo cyawe. Mu mvura y'amahindu nzihangana nkubera umutaka, mu bibazo nzihangana mbe igisubizo, ariko disi umutima wanjye uturiza iwawe. Mufite inka zingahe? Ikibazo si inka, ahubwo unyemerere nubibwira abakuru baze batera umujugujugu, izo mushima mutwara izo, kuko mu rugo turoroye turi abatunzi, ariko disi uzana abasore bashoboye gutera umujugujugu, ni ukuri aho ngaho rwose ho nditeguye, kandi na papa ariteguye, kubera ko niwe mukazana mama yari yarantumye. Ukabona wankwa angahe? Ntitubibara mu mafaranga, iwacu turi abanyarwanda kandi nakunze umunyarwandakazi, ahubwo disi undebera abasaza bakuru bazi gutera umujugujugu, maze baze tubajyane mu rwuri, ni ukuri bawutere aho ugarukira rwose.
iz'umusaza ari bushime nashaka yiyongeze batera uwa kabiri kuko inka zo zirahari. hanyuma se musore mwiza witeguye kunkunda Karame mukobwa, uzankunda mu niteguye myaka gukunda no ingahe? kugukundwa Karame. ese musore Nzagukunda mwiza kugeza bitarangiye. Karame mugore mwiza. hanyuma ubwo niba uri kumbonana ayo matayi ukambonana aya majigo ukambwira ko ndi mwiza umunsi nayatakaje se bizagenda bite? Disi humura, ibyiza ufite sinzatuma bigenda ahubwo nzaba umurinzi wabyo, nibinaba ngombwa nzapfa ariko wowe ugumeho, yewe niruba n'urugamba nzahatana kugeza nsinze. Ni ukuri kw'Imana sinzatuma ubabara mpari mukobwa mwiza, urwo ngukunda niteguye kukubera indwanyi, humura ntabyo mfite nzatuma bikuva ahubwo nzaba uwo kubyongera. Mukwerega mutubwira twese mukatwizeza ibitangaza kandi mutazakora mwatugeze iwanyu mugatangira kudukaraba cyane ko tuba twamaze kubyara. Yo. Mm. Disi uyu mutima wanjye ukeneye gutuza, ibibazo byose umbaza wihangane igisubizo nuko ngukunda kandi kugira umwamikazi n'inshingano zanjye, ninyemerera nkagukundwakaza ni ukuri ntabwo uzigera wicuza. Ntabwo iwacu namenyereye guhinga. Umwiza ukwiye gukundwa ubutonzi ufite n'uburanga biragaragara, ariko ubwenge bwawe bwo bukaba akarusho, ubushishozi bwawe bwo ubusobanukirwa n'abahanga, ariko disi unyemerera aba ari njye ugira umurinzi w'umutima wawe. Muhungu mwiza mfite ubwoba kuko yanigeze kubabazwaho umusore mwiza, iwacu sinigeze guhinga, ntekereza rero ukuntu nzagera iwawe ugatangira ukampingisha kandi nyaboneka waranyirariyeho ko ufite inka. Oya humura sinabikora, disi umutima wanjye nuramukwa ubikoze mu ijuru bazabimbaze, ahubwo niteguye kugutuza mu ijuru, imbuto zarahinzwe kandi ibyo kurya birahari, wenda abaja bazaguhingira nibyo koko, ariko disi humura wumva utuje kandi utekanye kubera ko iwanjye ntago ari utangirira imiruho, ahubwo nawe utangirira umunezero mukobwa mwiza. Hayiga mana kiki ko umutima wanjye utangiye guca bugufi aha nangiye kugukunda, ese ni aya magambo meza umbwiye cyangwa hari ufite n'uburanga? Iby'uburanga byo rwose ntubishidikanyeho, uko ndi kose ni uko ngukunda kandi gukundwakaza niyo gahunda, ni ukuri umbabarire, nzagukunda kandi kugeza ku mperezo y'ubuzima. Bwa rimwe nyiyereka mubyeyi, hato ntazaza nka wa mukobwa bazanye mu ngobyi, nakugeraho nkasanga ntufite amenyo. Battery showdown, phone irazimye twabuze umuriro. Mwana we unkinishije ibintu ntashoboye ntabwo nshoboye rwose hoya. Ibyo romantike byo happy pe. kabisa byari byakunaniye baguha imbunda Harya Marina yabwiye Scovia ngo ni iki nantibare? baguha imbunda kabisa, ibi ntabwo ari ibintu byawe. Ndi sister wa antibare. Gusa byo wagerageje mu buhanga bwawe bukeya wagerageje. Merci beaucoup. Bayi rero mwakoze cyane, ntekereza ko ibyo bitagenze neza uyu munsi next time tuzabigenza neza, hanyuma mwakoze kunyakira hano kandi dukomezanye tujyane no n'iwanjye tujye tuganira, ntekereza ko noneho ubu twabaye n'inshuti. Mwakoze rero, Imana ibarinde.